Ndagushimiye kandi ngo ikaze aho dukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni Inopes TV kugezaho amakuru agiye atandukanye. Nyemerera nkwibutse ko niba utarakanda subscribe, uyu ni wo mwanya mwiza wo kugira ngo ukande subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye, haba hanze y'u Rwanda, mu Rwanda ndetse n'amahanga. Reka rero nkubwire nti uyu mugabo mureba hano yitwa Pastor Theogene Niyonshuti, ku mazina ye nyakuri yitwa Niyonshuti Theogene. Mu minsi ishize nk'ibiri cyangwa se umwe utarashira nibwo yagize gutya akora impanuka hanyuma ahita apfa. Yarimo ava muri Uganda yerekeza mu Rwanda avuye mu butumwa, avuye mu murimo w'Imana, nibwo imodoka bita Simba Coach cyangwa se ni nka Ritiko yo mu Rwanda. Reba ukuntu Ritiko ireshya, nibwo bagonganye nayo. Ni ukuvuga ngo imodoka kavatiri yari arimo Pastor Theogene n'abandi bantu batatu hamwe nawe wa kane, batatu barapfa, hanyuma undi arakomerekana, n'ubu aracyari kwa muganga. Mu bantu bapfuye rero harimo Pastor Theogene n'abandi bantu babiri bari kumwe muri iyo modoka. Hanyuma biravugwa ko muri iyo Jaguar, muri icyo kimodoka, muri icyo Ritiko, ku bantu bazi Ritiko mu Rwanda, iyi modoka yabagonze ni nka Ritiko, murareba ukuntu ireshya. Nyemerera rero nkunyuremo mu yandi makuru, nkwihera andi makuru ajyanye n'ubuzima bwa Pastor Theogene cyangwa se Niyonshuti Theogene, wamenyekanye ku mvugo z'abajama, wamenyekanye nk'umuvugabutumwa ukoresha imvugo z'ubu ngubu, imvugo z'urubyiruko. Yari inshuti y'urubyiruko, icyo nicyo kintu cya mbere abantu bamukundira. Yakoreshaga imvugo z'urubyiruko nyinshi cyane, yaba arimo yigisha, aho yajyaga hose yakoreshaga za mvugo z'abajama, ati yes man, murazizi, ati murashona, murayoka, ashyiramo n'amasitire y'abajama. Ruvuga ngo urubyiruko muri rusange rwamwiyumvagamo cyane, inkumi n'abasori, abasaza n'abakecuru, ingimbi, ingero zose zamwiyumvagamo muri make. Uyu witwa Niyonshuti Theogene cyangwa se Pastor Theogene wamenyekanye nk'inzahuke, yabonye izuba mu 1984, avukira mu muryango w'abakire nk'uko yagiye abigarukaho mu biganiro yagiye akora ku ma YouTube channels, ku maradiyo n'amateleviziyo yagiyeho, ku maradiyo n'amateleviziyo yagiye ajyaho. Yagiye agaruka ko yavukiye mu muryango w'abantu bakize, w'abakire, w'abantu bari bafite amafaranga, w'abantu mbese bari bafite ubutunzi bwinshi. Hanyuma nyuma ya Jenoside ababyeyi be baje kwicwa, hanyuma bituma aba umukene, byatumye aza gukena, byatumye aza gukubitwa, niko babyita mu Kinyarwanda cyiza cy'ubu ngubu. Ni ukuvuga ngo byaje kurangira ashotse imihanda, byaje kurangira ahindutse umunamba Nyabugogo, atangira kunywa ibyuma, atangira kunywa amayoga, atangira kunywa amakora, atangira kunywa amatineri, mbese ahinduka imbobo burundu, atangira kujya yinywera urumogi kugira ngo nibura yibonera amahoro. Pastor Theogene mwabonaga uyu munsi yaturutse ahantu kure nk'uko yagiye abigarukaho. Pastor Theogene mwabonaga uyu munsi yaturutse mu buzima bubi, yabayeho mu buzima bubi, yavukiye mu bakire, ariko nyuma ho gato aza kwisanga ari umukene, yarakubiswe, aho yaje gushaka umugore nta kintu na gitagira, ipantaro ari umugore uyimumenyera, ishati ari umugore uyimumenyera, ibintu byose ari umugore ubimenya. Umugore we nawe turamushimiye cyane, reka tumushimire cyane. Umugore yaritanze, yagiye avuga mu biganiro yagiye akora, yagiye avuga ko umugore we yamunambyeho, ntiyamutereranye, aho avuga ko bakoze ubukwe Pastor Theogene afite amafaranga make cyane, atakikodeshereza n'imodoka. Yavuze ko yaba televiziyo, cyaba ikiyiko, yaba isahani, uretse imyenda Pastor Theogene yari yambaye, nicyo kintu yari afite cyonyine, nta kindi kintu cy'ubukwe yari afite. Urupfu rwa Pastor Theogene rero rwababaje benshi, ni inkuru yababaje abanyarwanda benshi, ni inkuru yababaje mahanga, ni inkuru yababaje buri muntu wese wari umaze kumenya Pastor Theogene, wamenyekanye cyane ku izina ry'inzahuke, inzahuke cyangwa se INZAHUKE mu Kinyarwanda cyiza, mu Cyongereza INZAHUKE. Ni uko nguko byandikwa inzahuke. Ni ukuvuga ngo Pastor Theogene yaritanze cyane, yakoze umurimo w'Imana muri ADEPR,
yigishije abantu, yagiye asura intara zitandukanye, yagiye asura mu turere dutandukanye two mu Rwanda. Murabyumva neza ko yari ageze no muri Uganda, yari yagiye kubwiriza, yari yagiye kwakira abashyitsi be, hanyuma mu gihe ari kugaruka yerekeza mu Rwanda ni nko mu birometero 4 wegera Gatuna, nibwo imodoka ireshya na Ritiko, nibwo imodoka bita Simba Coach yamugonze, hanyuma nuvuga ngo baragonganye, birangije iyo modoka ikicara hejuru ka kavatiri ka Pastor Theogene, ngira ngo murakazi. Nuvuga ngo Pastor Theogene yari ari kumwe n'abantu 4, 2 barapfa hamwe nawe wa gatatu, bose barapfuye, uwa 4 niwe warokotse. Mbese nuvuga ngo na n'ubu baracyari muri koma, kandi ariwe bakagombye kuba ari kubara inkuru yose y'ukuntu byagenze, yavuga ukuntu imodoka yabagonze, avuga uko aho yaturukaga, bavuga ibyo bari bavuyemo. Mbese ubwo amakuru agihari aracyari mu rujijo. Ngira ngo nawe kubwiye ko Pastor Theogene yari amaze kuba umukoreramana, yari amaze kuba umuntu uhagarariye Imana, we yari amaze kuba umuvugabutumwa ukomeye mu gihugu, aho yari agiye kujya ajya hirya no hino mu bantu bavuga Ikinyarwanda, mbese n'ahandi hantu batumva Ikinyarwanda, nibura akitwaza umusemuzi. Uvuga ngo yari amaze kuba umuntu ushoboye cyane, yari amaze kuba umuntu ufashe imitima ya benshi, yari amaze kuba umuntu ugera ahantu abantu bagahinduka, bakumva ibyo ababwira, kuko yakoreshaga imvugo z'abubu, bakumva ibyo ababwira byose, yababwira ko yahoze ari mayibobo, ariko Imana ikaza kumugirira neza bakamwumva cyane. 2003, mu mwaka wa 2003 nibwo Pastor Theogene yavuze ngo reka njye gukorera Imana, nibwo yavuye muri bya byaha byose, kunywa urumogi, kwiba, kurwana n'indi mico byose yagiye akora hirya hino, akiri muri ubwo buzima bubi, arukiri umunamba, agicoma, ayumva. 2003 nibwo yavuze ngo reka njye gukorera Imana, afata inzira yerekeza mu Mana, yerekeza mu rusengero, atangira kujya yigisha, atangira guhugura abantu, ababwira iby'ubuzima bwe. Nuvuga ngo kugeza isaha yari amaze kuba umuntu ukomeye, yatumirwaga ku maradiyo atandukanye, yatumirwaga ku mateleviziyo atandukanye, yatumirwaga ku ma YouTube channels agiye atandukanye, avuga ubutumwa, yigisha abantu, ahugura abantu mu bintu bitandukanye, abagira inama, yerekana ko nta hantu Imana itagukura, aho waba uri hose Imana yagerayo, Imana igerayo ikahagukura, waba uri igisambo yagukurayo, waba uri umukene yagukurayo. Aho yavugaga ko yujuje inzu, nta n'igiceri cyiwe na kimwe kiriho, nta n'ikijana, nta n'igitoboye na kimwe kiriho. Nuvuga ngo murumva ukuntu Imana igira neza, murumva ukuntu Imana ishoboye. Yari amaze iminsi avuga ko yujuje inzu, afite imodoka ye, na madamu asigaye afite imodoka ye agendamo. Aho hose nta giceri na kimwe, nta n'ikijana, nta n'icyasenkaye, nta n'ikicumi, habe n'igitoboye cyiwe cyariho. Uretse wa mugisha w'Imana, uretse amavuta y'Imana, uretse kwa gukorera Imana bivamo umugisha. Ntabwo nakibagirwa kukubwira ko Pastor Theogene yagiye aba mu bukode, bamwirukana, abarandirodi bamwirukana, bamuziza yuko atishyura, yagiye abaho nabi, mbese akaba mu nzu ari nayo dushe, akajya yogera muri iyo nzu, akogera mu ibase. Yagiye abivuga ko yafataga igikombe, agatega umutwe ku ibase, ku buryo asuka amazi, y'amazi agasubira mu ibase, kugira ngo nibura randirodi ataza kuvuga ngo wikogera mu nzu, wogera mu nzu kubera iki. Uvuga ngo Pastor Theogene yabaye mu buzima bubi, ubuhamya bwe bwari bumaze kugera ku isi hose, bwari bumaze guhindura benshi. Yavuga ukuntu yabayeho nabi, ariko kugeza ubu ngubu mbere y'uko apfa yari amaze kugera ahantu heza hashimishije, yari amaze kugera ahantu heza buri wese yakifuza kugera. Ibaze kubaho ufite imodoka nziza, madamu afite imodoka nziza, wujuje inzu. Ikindi kintu kisumbuyeho nuko hari abantu benshi yakuye mu muhanda babanaga iwe mu rugo. Iyi ni Nobes TV, ukomeje gukurikira, yibuka gukanda subscribe, jya muri comment wandike igitekerezo cyawe, kanda share, like, maze kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Uko twaprodinze video uhita uyibona, kanda subscribe, like, share na comment. Imana ikurinde, naho ubutaha mu yindi video.